Hello everyone, mazina ni Giraneza Yves, CEO The Professionals nk'ibisanzwe. Ndabasuhuje mbahaye n'ikaze kuri channel yacu ya The Professional. Abashyashya mwiyumvemo ikaze, abasangwa namwe murakaza neza, mwongere mwiyumvemo ikaze. Ndabashimiye ko mwongeye kugaruka mu kiganiro cyanjye cy'uyu munsi. So uyu munsi rero tugiye kuganira kuri topic nise questions of commitment. Ibibazo bituma ubasha kumenya nibura umurava, ukwiyemeza, umuntu ugiye gutangira business yatangirana kugira ngo boosting ukwiyemeza, umuntu atangire atatangiriye mu bunebwe, ahubwo atangirire muri commitment nziza cyane, mu kwiyemeza kwiza cyane. So ibi rero ni ibibazo ushobora kugirana n'umuntu, ibibazo bigera kuri 4 gusa, ariko kubigirana na wa muntu wamaze kubona ko ari ready gutangira business. Ushobora kubigirana nawe before yuko atangira, mukiri muri ya time ya follow up closing, ariko ubona yamaze kudecide 100% ko ari like 89% we gutangira business, cyangwa se mukabigirana yatangiye already business ari muri cya gihe ubu ukiri kumuha NDO, ukiri kumufasha gutangira business neza. Iki ni ikiganiro cy'ingenzi mushobora kuba mwagirana, ukamubaza bino bibazo bigera kuri 4 bikaguhereza commitment, bikahita bikwereka commitment uyu muntu atangiriyemo, kugira ngo umenye nimba ari kuri commitment yo hejuru, icyo ugomba nawe kumufasha ukimufashe, utamuryamishije, utamusinzirije. Nimba ari no muri commitment yo hasi, urebe nimba hari icyo wakora ngo umuzamure bitewe n'umusaruro ushaka muri business yawe, bitewe n'abantu ushaka mukorana level bakabaye bariho ya commitment. So ikibazo cya mbere hano uzamubaza nyine how much money. Uzamubaza se ni amafaranga ngahe, ukurikije uko twagusobanurira business, ukurikije uko business wayumvise, na amafaranga ngana iki wumva wifuza ko iyi business yazajye kwihemba mu kwezi. Kubera ko ari abantu baba baramaze kubona rero, wabahaye stories abinjiza ama millions, wabahaye story yabaguza amamodoka n'amazu akaze, waberetse one year scenario ukuntu umuntu ashobora no gusoza umwaka ari kwinjiza ama miliyoni menshi. Birashoboka ko uyu muntu igisubiza azaguhereza amafaranga menshi afatika. Nimba ari umuntu usanzwe ari umu big dreamer, ashobora kuzahita akubwira ati iyi business ndabona igiye kunyinjiriza miliyoni 10 ku kwezi, cyangwa se miliyoni 5 ku kwezi. So aho ngaho rero ntabwo uzamurimita, uzamwumva. Nta nubwo ukenewe yo kumubwira ati ese urabona iyi business wakwizera ko izakwinjiza miliyoni 10. Ntabwo ari ukumubaza. Wowe uzamubaza ati nayahe mafaranga wumva wifuza ko hamwe n'iyi business wazajya ukorera ku kwezi. Ntabwo murimita ngo mu gihe agitangira amubwire no mu buzima bwe busanzwe ari kubona iyi business akayibona muri ihe picture. Arabona ahantu the highest level of income iyi business yazamwinjiriza kugeza ari hehe. Akubwira ati nge ndabona iyi business umuntu yayikoze neza rwose yazajya nyinjiriza miliyoni 10, miliyoni 20 ku kwezi. Noneho uzahita umubaza ikibazo cya kabiri, gisa nk'igifatanye n'icyo. Uzamubaza ese ku kibazo cya kabiri, ese uramutse utangiye business, wenda hari ibyo mwaganiriye wumva ko afite akandi kazi akora, cyangwa se ari umunyeshuri, mbega iyi business agiye kwikora nka part time, cyangwa se agiye kwikora nka full time. Ariko reka twivugire nako abenshi bayigiye bayitangira bakiri part time, kubera ko bafite ibindi bintu arimo arabarizwamo na mbere yuko umutumira muri business. Tuvuge nko mu gihe wenda ari umuntu ugiye guhitangira ariko akayikora part time, uzamubaza ati ese nubwo iyi business ugiye kwikora part time, ariko nayahe masaha? Ubwo tugeze ku kibazo cya kabiri, cyo kirabaza ngo how many hours a week, cyangwa se hours per week. Uzamubaza nayahe masaha nibura mu cyumweru uzajya utanga, cyangwa se weinvestinga muri iyi business, ukoramo iyi business ku buryo byazadufasha kugeneratinga ya income ushaka ku kwezi, wenda y'ibihumbi 10 bitewe n'ibyo yakubwiye, ibihumbi 10 by'idolari mu kwezi, ibihumbi 5 by'idolari mu kwezi. Ese nayahe masaha nawe uri ready gutanga, cyangwa se uri ready kujya ubyaza umusaruro muri iyi business nyuma y'uko usoje akazi kawe, muri cya gihe wagize off ku kazi kawe gasanzwe, ku masomo yawe asanzwe se, bitewe n'indi occupation umuntu asanzwe aba afite, muri business yiwe isanzwe yakoraga se. Noneho nayahe masaha nawe wemera cyangwa se witeguye kuzatanga muri iyi business, mu buryo buzagufasha ko mu minsi iri imbere, mu mezi ari imbere, mu myaka iri imbere, uzaba uri kubasha kugeneratinga ya income ku kwezi watubwiye mu gisubizo waduhaye ku kibazo cya mbere. So urumva ko nabwo umubajije ikibazo cyiza kizamufasha kuhita agenda akareba muri kalenda ye akavuga ati harya ubundi n'uwuhe mwanya njya mbona rimwe na rimwe nkanawupfusha ubusa. Wenda ahita akubwira ati hari umwanya najyaga mbona nkaba ndi mu mafilime, hari umwanya wenda najyaga mbona, azatekereza ko hari umwanya najyaga mbona wenda akaba aryamiriye gusa. Akubwire ko wenda hari umwanya, azatekereza wenda ahita yumva ko hari umwanya ajyaga abona
ugasanga yagiye mu bashuti gusa biri aho ntacyo byinjiza nta n'icyo bifashije. Ariko ahita akubwira ati wenda nzajya ntanga amasaha wenda yanjye 5 mu cyumweru, tuvuge ko wenda akavuze ahereye kuri 5 cyangwa se 2 mu cyumweru. Then ikibazo cya gatatu uzahita umubaza, uzamubaza uti how many months or years are you ready to do this business to generate that kind of income? Ese na yahe mezi noneho witeguye kuzikomitinga? Yego uzajya utanga ibyo byumwe ayo masaha 5 mu cyumweru, noneho sasa ibyo uzabikora mpaka amezi angahe cyangwa mpaka imyaka ingahe, ku buryo koko byatwereka ko bishobora kuzaba biri kumacingana na ya income, ku buryo byazagufasha kuzagera ku rwego ubasha kugeneratinga ya income ku kwezi watubwiye. So iki gihe numubaza kino kibazo azakubera honest, akubwire ariko bijyanye nuko we nyine abyumva. Birumvikana hano uba ukeneye kumwumva kugira ngo uze kumufasha kumuha realite cyangwa se kumufasha gusettinga expectation nziza. Aha rero ntuzatungurwe nuko ashobora kukubwira ati ngewe ndumva nzatanga ari amasaha 5 navuze buri cyumweru, nkabikora amezi 5 gusa, ndumva nzaba nshobora kuba nakwinjiza miliyoni 10 za buri kwezi. Cyangwa se akubwira ati nzabikora umwaka umwe cyangwa imyaka 2 nkoresha amasaha 5 gusa mu cyumweru, ndumva iyi business izabigeze ku rwego yanyinjiza rwose bya $5,000. Uzamutega amatwi rero, hanyuma nitugera ku kibazo cya 4 noneho ikintu uzamubaza ati ese ndamutse, urumva uri ku closinga, noneho uzaba urimo urakulosinga, uzamubwira ati ese noneho ndamutse nkufashe nkakwereka uburyo ari kiriya gisubizo wampaye ku kibazo cya mbere, mbega ari amafaranga wambwiye ushaka kuzinjiza muri iyi business, nimba ari ya miliyoni 5, nimba ari miliyoni 10, nimba ari miliyoni 20 mu kwezi, ari amafaranga wansubije ku kibazo cya mbere, nkufashe tugakora plan nkakwereka uburyo ushobora kuzayinjiza, noneho ariko ubanza ubisanishe na ya masaha yakubwiye yakora mu cyumweru, ndetse ubisanishe n'amezi yihaye. Nubu ubona byavamo, uzamubwira ko ushobora kumwereka noneho icyo yajya bari gukora muri ayo masaha bizamacingana na wa musaruro ashaka. Ariko nubanza ukabona yipashe muremure, urugero umuntu ashobora kuba yakubwiye ngo ngiye nshaka kuzaba ninjiza miliyoni 10 mu kwezi, kandi wamubwira icyo yiteguye gutanga cyangwa se kwinvestingamo nka time ye, akubwira ko azajya yinvestinga amasaha 2 mu cyumweru, akabikora just amezi 6, akumva ko yazaba ageze ku rwego yinjiza miliyoni wenda 10 mu kwezi. Aho ngaho rero uzahita umubwira ko, uzamubwira ati rero my brother, suka izo miliyoni 10 mu kwezi utazinjiza, suka iyi business itazi guhemba rwose, hari n'abantu bakorera arenza ayo ngayo, ariko ayo masaha uri kwiha wajya ukoramo, n'icyo gihe wafata kwikomitinga amezi 6 gusa, ntago bihagije ngo ube wabugeze ku rwego winjiza izo miliyoni 10 za buri kwezi. Ubwira ati rero beta ko twasettinga proper expectation, wenda nkakwereka ahubwo amasaha waba usabwa nibura gutanga muri business yawe ya buri cyumweru, n'imyaka nibura wakwihe kwikomitinga kugira ngo ubugeze kuri level business yaje kwinjiriza miliyoni 10 za buri kwezi. Niba wumva uri ready turaza gukorana nkwereke iyo plan, niba wumva utari ready I'm sorry for you, mubwire gutyo, mubwize ukuri. Hanyuma rero naramuka akubwiye ko ari ready, ikintu uzakora, cyangwa se anabikubwira bwa mbere yakubwiye ibintu wumva koko bishobora kumacinga, ni umuntu ushaka kukubwira ati kwere nk'abantu bazi ubwenge, bafite izindi experience hanze, bazi uburyo buri kintu cyose cy'agaciro hano hanze kukigeraho bifata igihe, ashaka kubwira ati ngewe nzajya mboneka wenda amasaha 10 mu cyumweru, ubwo ni amasaha wenda 2 buri munsi kwemo weekend, nzajya mboneka wenda amasaha 10 mu cyumweru, kandi niteguye kuzabikora imyaka 5, cyase niteguye ibintu kuzabikora imyaka 10, ariko nibura nanjye nkazagera kuri level nakwinjiza ibihumbi 10 by'idolari buri kwezi. Ubu nakubwira ibyo ngibyo byo urumva ko expectation ziri true, zishoboka, ziri right. Icyo uzaba usigaje kumukorera no kumukorera game plan. Uzamubwira ati muri aya masaha 2 nuzajya uboneka, tuzabyaza umusaruro muri ubu buryo. Uzajya uza watumiye abantu 10 cyangwa se 20 cyangwa se wenda 15 bitewe na plan uri mu mukorere. Ikindi gihe uzajya uza wenda tube turimo dukora follow up y'abandi twari twatumiye. Ikindi gihe uzajya uza dupostinge kugira ngo turebe ko tubona abakiriya bazagura product. Ikindi gihe uzajya uza dukurikirane training tujye kuri cyase uzajya ubaye amasaha uyabonye nyuma yo kuva ku kazi ariko ari nijoro tuzabasha guhura, uzajya uza kuri channel wenda ya The Professionals ukurikirane training, ugira ubumenyi wiyungura, wajya se ku yindi channel runaka z'abapreneur batandukanye, wajya kuri Facebook ese
ugakurikirana aba successful network marketer, hari ibitabo se bya network marketing wa muri komanda yazajya bari gusoma ibintu nk'ibyo ngibyo bituma yiyungura ubumenyi. Mubwiye se wenda hari platform ukoreraho ya Google Meet wenda iba kuwa kabiri z'isaha, muri ayo masaha make wambwiye uboneka washyiramo schedule yo kuba wajya uburi kuri Google Meet ndetse ugatumiraho abantu bawe uri kuwa kabiri, ibintu nk'ibyo ngibyo. So ibyo ngibyo bizagufasha iki? Uri kumwereka noneho we cyagiye yemera kuba yakomitinga, uri kumwereka noneho icyo yajya akoramo muri icyo gihe, kuko washobora kuba yikomitinza amasaha abiri ariko nta nubwo azi uburyo yakoresha, nta nubwo azi ibyo yaba ari gukoramo bibyara umusaruro muri business. So rero nyuma y'uko wamubajije ibyo bibazo urumva bizakorohera gukompoza game plan wamuhereza yamufasha kuba yazamugeza kuri wa musaruro yumva yifuza mu myaka runaka yiyemeje kwikomitingamo bijyanye n'amasaha yagiye yiyemeza kwikomitinga. Hari n'uzahita ugira amahirwe mu biganireho akubwira ati ngiye noneho nkurikije uko numva iyi business nayo ikeneye time, nshobora kubanza nkayikorana amezi 6 wenda nyifatanya n'akazi kanjye cyangwa se umwaka umwe, ariko nkaba nahita mbireka noneho ibyo ngibyo nakoraga nkaza nkakora business yonyine ku buryo nyihereza amasaha menshi ku munsi. Ibyo ngibyo rero nabyo urumva ko ni ibintu byiza bishobora kuzaturuka muri iki kiganiro muzaba mwagiranye cyo kumubaza ibibazo bitandukanye. Hanyuma rero icyo nakubwira nuko nuganira n'abantu abantu benshi percentage nini n'abantu bazaba positive numara kubabwira ngo ese ndamutse nkweretse uburyo ari amafaranga wavuze twayahuza n'amasaha wajya ugerageza gutanga mu cyumweru ndetse n'igihe runaka wakwikomitinga amezi cyangwa se imyaka runaka bikazakugeza kuri ya mafaranga wasubije ku gisubizo cya mbere cyangwa se ku kibazo cya mbere y'amafaranga wifuza kuzajya wayinjiza mu kwezi muri iyi business. Nkweretse uburyo wakora kugira ngo bigereho, wantega amatwi? Abenshi muri percentage nini bazakubwira yes, bazakubwira ati show me, nyereka rwose iyo nzira y'uburyo nabikora. So icyo gihe uzahita ubashushanyiriza game plan ifitingana n'ibyo bakubwiye. Hanyuma niharamuka hagize ukubwira no, birashoboka ko hari wakubwira no wenda cyane nka wundi uzaba ari wabanje kukubwira expectation zihuse akubwira ati ngiye nshaka kuzabikora amezi 3 gusa ntanga amasaha 2 nkahita tayari ninjiza miliyoni 10 ku kwezi. Wowe ngubu birumvikana ko nunamubwira ati se waretse igihe tukacyongera ukazakora imyaka 5 ukazajya utanga amasaha 15 mu cyumweru, urumva birumvikana wowe ngowe resistance ye iri high, ashobora kuzabihakana, ashobora kuzabyanga. Uwo rero ikintu uzahita ukora ni ugusettinga next exposure, kuko birumvikana ntabwo level of interest yiwe ibiri very high. Icyo rero wahita umukorera ni ugusettinga the next exposure, mukazongera mugahura mukongera mukabiganiraho, ukazongera ukamutumira muri event, nimba uyu munsi wamutumiye muri OPP cyangwa muri one on one, noneho ubutaha targetinga kuzamutumira haba event, hari aba best trainer ndetse n'abatanga testimony barenze bageze ku bintu bikomeye, targetinga kuzamushyira kuri conference call n'abandi bantu, targetinga indi next exposure nawe kuko urumva uwo ngowe ntago ari tayari kwitatangira. So ikindi nubona aba bantu bagusubije ibibazo neza, nakubwiye ngo ibishobora kuba wabiganiriye n'umuntu ataratangira business ariko wari wamaze kubona already kari ready byo guclosinga n'iki byose mwabirangije, ubona ko ari umuntu uri ready gutangira, cyangwa se ukabikorana nawe ari uko yamaze gutangira. Ni ibintu biro muzaganira bitewe n'ukuntu mubona percentage nimba muri nk'umuntu mushyashya muri business taramara kumenya people mindset, ngabe yamenye umuntu level arimo, amenye nimba uyu muntu tunabiganira bitamusubiza inyuma, nakugira inama yuko iki kiganiro wazakiganira n'umuntu wawe yamaze gutangira, ariko mu minsi ye ya mbere nko ku munsi we wa mbere agitangira, ntutinde ngo hacemo igihe kinini. Ibyo byagufasha kuko bizagufasha kwinjiza umuntu atari wa muntu twinjizaga agaheruka ajoyininze akagenda akiryamira. Ukeneye kwinjiza abantu ariko bari committed bahita batangira gutumira abandi bantu. Ukeneye kwinjiza abantu ariko bari committed bahita batangira guselinga product, amaranka akazamuka, matching zikazamuka, ibintu ngibyo ngibyo. Rero ibi bibazo uko ari 4 bizagufasha kubona abantu bazajya batangira business ku munsi batangira bagatangira bari serious, bagatangira bazi icyo gukora, bagatangira bazi icyo bibasaba ngo batere imbere. Kandi ibi bizatanga itandukaniro na babandi bakora Rufus technique, bakinjiza abantu bababwiye ati mwinjire mwebwe gusa tuzabibakorera. Hari nk'abantu bakora ayo makosa. So those sheets nge ntabwo nigeze mbikora muri business yanjye. Iyo nza kubikora ntabwo mba ngeze aho ngeze. Nawe inama nakugira, ntuzigere utuma izo sheets, izo Rufus technique zinjira muri timu yawe. Nimba wanabikoraga wikosore, wihane, ntuzongere kubikora. Reka umuntu ajye yinjira azi icyo bizamusaba, azi what it takes to be successful, what it takes kwinjiza miliyoni yo ku kwezi biramusaba iki, what it takes kuba yaba global ambassador, ntabwo ari ibintu bizikora.
mubwire abaza amasaha bizajya bimusaba gutanga, no muri ayo masaha abazi icyo yazajya bari gukoramo, umubwire commitment y'igihe ashobora kwikomitinga yazakoramo iyo business, nibura ataha bizi, abazi ko atari business yo kugerageza, atari business yo gutombora, atari business y'amahirwe, atari business yo kuba yajoyininze ngo ubundi ahita aterera iyo ngiyo. Ibi rero bizatuma abantu binjira bazi icyo gukora, ntibakuvunishe kandi baguha umusaruro koko muri timu yawe. So ndasoje rero, ibi byari ibibazo byo kuzagufasha kumenya commitment umuntu wawe joyininze business atangiranye, bikaba byagufasha kuyizamura ibaye yari ngufi, cyangwa se bikaba byagufasha kuba nimba umuntu atangiranye commitment iri hejuru nawe wahita uba hejuru kugira ngo utazamusinziriza cyangwa umuryamishe. Hari abantu babona barida bari seriye ariko ugasanga asanze wowe usinziriye, ugasanga wowe ugisitasita, ugasanga wa murida ni nkaho urimo uramuca intege. Ariko ibi bikwereka umurida level yinjiriyemo, bikagufasha nawe kumenya uburyo uzamusavingamo. So thank you so much, ndabashimiye kuri iki kiganiro. Nimba warakurikiranye ibindi biganiro bitandukanye byacu, ndakurarikira kuzakurikirana ibitaha. Nimba icyo ari icya mbere ukurikiranye, ndakurarikira gusubira inyuma ukajya kureba n'ibindi biganiro twatambukije kuko byagufasha cyane. Hanyuma ni muri mushyashya kuri iyi channel, ndagushishikariza gukora subscribe. Nimba uri umuntu usanzwe dusanganywe waramaze gukora subscribe, icyo nagusaba gusa no gukora share, dusharinge iyi link y'iyi trading y'iyi video ku bandi bantu batandukanye, either aba partner bawe, inshuti zawe zose zikunda network marketing, zikora network marketing, bizabafasha kuba bakora business yabo mu buryo buri professional kandi babashe kubona umusaruro. Twese dufatikanyirize hamwe gukomeza kwiteza imbere, tugere ku ntego zacu, tugere ku nzozi zacu. Rero ndabakunda cyane, reka tuzahure mu kiganiro cy'ubutaha. Love you all. Ciao ciao.